utazi weho ngwino ntabwo umugabo uva mu rugo bagahindura ikora bakavuga ngo ikora rimeze nabi bakavuga ngo iyi karuvati bakavuga ngo umutware wawe ufashe ka spice katukurebere akacyayi ntabwo uwo mugabo asengana amavuta nk'umuntu ufite umugore urara arebye i Burundi nawe akarara arebye i Bugesera urakwita Njonogo na Gifoyi na Ruti na Sentobo ntabwo amavuta abana iyo washanze wazanye ukari hejuru uzana amavuta mudemina yavuga ati dore ngo kirasa uti ndirabura ariko ndi mwiza yavuga ati ntigihaha utareka ejo bizaba byuzuye yavuga ati ni kagufiya ni ukugira ngo madamu wacu ugaragare yavuga ati uri umukara uti nanze gutukura nkawe ni ukugira ngo ube mwiza yavuga ati uzanye inyama nke uti ni ukugira ngo utabyima nshaka abantu barebare yavuga ati hariho akoresha cyagiye muri 80 abaza ngo yarihanye yarakijijwe reka da ibyo ntibikora ni uransize uzigende hariho nari abasore bariho ariko ntacyo uvuze reka da n'abanyakarindi bareba ifaranga hari utuvuta Petero yasenganye bavuga bati come the prayer Yesu sema amen ati amen come the prayer Yesu sema haleluya ati haleluya arakomeza
hanyuma famille ya François Nayisi. Mana habitumo. Imana ikomeye Imana mu mashyi. Ubu ni umuntu yakunze. Kandi reka mbabwire nta muntu uzongera kwishingira ku kina. Imana ifite imbaraga, nta muntu uzongera kwishingira. Urubyiruko rwacu dore ibimenyetso by'uko Imana ikora. Imana ifite imbaraga. Imana ibagirire neza cyane. Ndashimira cyane kurara amahoro, nkongera ngashimira cyane kurara Jobanisi baranshyigikiye Imana y'umugisha, nkongera ngashimira cyane famiye Ngarambe, nkongera ngashimira cyane famiye Fideli, nkongera ngashimira cyane famiye Jivency, nkongera ngashimira cyane Jean Jobanisi. Imana ibamugisha cyane ngashimira n'itorero muri rusange, hari abasenze, hari abakoze mu butunzi bwabo baradushyigikira. Ni ukuri Imana ibamugisha cyane, murakoze cyane. Inzira ndende umunsi ku munsi twabonye ineza yawe, ubwiza bwawe Mana bugendana natwe, ntacyo tukugaya, ntacyo tugushinja Mana we, 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 ntacyo tukugaya, ntacyo tugushinja Mana we. Mana turagushimira kandi Mana turaguhimbaje, tugushimira neza mu rukundo byawe, duhema kutugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Mana watugiriye neza, twabonye ukuboko kwawe, twabonye imbabazi zawe, twabonye urukundo rwawe rudashira, wadukoreye ibyiza turanezerwa, imitima yacu yishimye. Ngaho utanga umugisha kuri buri wese wagize uruhare mu kwishima kwacu. Imbabazi n'urukundo byawe bikomeze kubana natwe. Amen. Inzira ni yayindi, Imana ibagirire neza. Hari ahantu bamaze iminsi bambwira ngo barashaka ko tubakira, bagiye gushaka abagabo hano. Mu itorero ryacu harimo abagabo n'abagore beza, ariko byarayoye. Yesu ashimwe cyane. Umuntu nari nagiye gushaka umugabo ngo hano n'umuyobozi wamuburiye Yesu ahubwo twananiwe kwihangana gusenga. Aha ngaha abagabo barareba abahungu beza bashinguye, dore agiye gucuranga. Umuntu ucuranga ntabwo ari kugira ngo bakubite ubushyiri bw'ibikuba. Haba abagabo beza kandi mu itorero haba n'abakobwa beza. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko mutagiye. Uyu munsi tumwe muhagaze aha ngaha musaba imbabazi ko mwagiye. Uzi ko abagabo bavuze ngo umutware twari twaragiye, burya nyine haba harimo ikibazo. Tugeze umugisha mu gitondo mwabonye mumeze gusohoka, ndimo mvugana n'umunezero kuri telefone, kandi Valens yari yababwiye ati araza mu rya kabiri kubera ko aturuka i Nyabihu. Nari namubwiye ngo nzakwigisha
irya mbere hanyuma nawe uzigisha irya kabiri wigishe n'igiterane none rero yaje kandi turabizi ko amavuta y'Imana abaho reka musabe yigire hafi Haleluya, haleluya. Tunatakira mu izina rya Yesu Kristo. Kandi korali irangiza kuririmba twaseze araba nawe yageze hano hanyuma Imana yamushyize ku mutima natwe twiteguye kubyakira.
ibice bine. Umurongo ni uwa 21. Yohana ibice bine umurongo wa 21. Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri, abasenga gute by'ukuri, basengera data mu mwuka n'ukuri, kuko data ashaka ko bene abo aribo bagira ute, hari abantu bashaka ko bamusenga, arabavuze kandi, ariko n'abadashaka bapfa kubikora, ariko babameneye ibanga kugira ngo mube mu mubare w'abantu atashaka ko bamusenga. Dusomye mu gitabo cy'umubwiriza, umubwiriza naho hari ijambo, ibice ni 3. Aravuze ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Ikintu kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe mu isi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Aya magambo ni Imana ishize ku mutima wanjye, ibagereho mu izina ryanjye. Mu gihe turi gusenga, aleluya, ni ukuja murakora imibare mukareba n'igihe tugezemo. Nk'uko umuntu urema isoko uyu munsi ntabwo agendera ku biciro byo muri 30, amenya igihe tugezemo akitwaza ifaranga ryinshi. Ntabwo abavutse ku ngoma ya Gahindiro bavuga ngo umuceri waguraga igihe 5, ugeze ku isoko ukabaza umuceri w'igihe 5 ntiwabona. Igihe tugezemo yabaye icyatanu. Ubwo rero subiva y'igihe ugezemo, ugenda uzamura n'ifaranga, kuko n'ibihe biba bizamura ibiciro. Ubu ntabwo ayo waguraga igitenge muri 2 uyajyanye ntiwakibona, ayo waguraga sima muri 90 uyajyanye abacuruzi bayagutera, kuko buri giciro cyageneye igihe cyacyo. Sinakomeza hari twakomeza. Ubu inkwano mwakwaga muri 30, uno uyijyanye ntibaguha umugeni. Ibintu byarahindutse, uko ibihe bizamuka nawe uzamukana nabyo. Iyo wihaye gusigara iyo, ibihe bikakugenda hejuru, ugira ngo Imana ntigukunda, naho iragukunda, ahubwo wayobewe iyo ibihe bigeze. Tubihuza n'aha mu itorero rero, ariko
imbaraga zakoraga ku ba Zakayo ntabwo wazikoresha mu byemwe, kuko icyo gihe we Yesu yagendaga n'amaguru, n'uri mu murima akamenya aho anyuze. None twe rwarushye yigiriye iwabo adusigira ikitabonwa n'amaso y'umubiri. Iyo wabaga uri nka Simoni ntabwo washakishaga ngo Yesu anyuzeho ngo dutahane, yabaga yicaye hafi ukamubwira uti turanyurana iwacu ntabwo Yesu akakubwira ati turajyana fizikali, umureba nawe akureba. None yigiriye iwabo aravuga ngo murave mu mubiri mujye mu mwuka, kuko nanjye navuye mu isi. Imana ni umwuka, n'abayisenga bajye mu mwuka. Ntabwo ari bya bindi ngo Lazaro arapfa ngo uvuge ngo ari muri karitsiye Matewusi. Hari n'igihe haba ari nk'ahantu ntumenye ko hari. Rero turi mu gihe kigoye, ariyo mpamvu ubona dusomye ngo hariho igihe cyo gutahana nawe amaguru ku maguru, ariko iki gihe tugezemo cyo rwarusha abakecuru basaza, yemwe abakijijwe ku ngoma ya Gahindiro, ni umwuka ku mwuka. Hari n'igihe umukandagira uzi ko atari ukandagiye, hari n'igihe umuciraho atari utazi ko ari uciyeho, hari n'igihe wiyahura naho ahagaze aho hafi yawe, hari n'igihe umwimba utazi ko ari we wimye. Mbese turi mu gahe kagoye bakuru, uteze tugire uyu mugore dusomye aha nawe ubwo kutamumenya yahuye na Yesu, ngo Yesu aramubwira ati mpa amazi. Nibyo nababwiye, abwira atazi ko yimye Imana. Baramubwira ati ntabwo dusangiye ubwoko, se ntiwakana agatasi, kuko umugore atazi ibyo arimo. Ngo oya, ngo muratunena, ngo twe turi abakozi b'Imana. Naho niyo ari kwima, ariko ntimumurenganye. Intamenya iryana muziro. Ati ndaguha amazi. Umugore aramubwira ati ntabwo uzi uko iriba ribeshe, ni rirerire ntiwanageramo, n'urwego twuririraho baruvanye. Umugore nyamunaga atangira kuvuga ngo ahantu yuriye Yesu ntiyahurira, ariko ntimumurenganye. Natwe nuko biri, hari igihe tumusubiza gutyo tutazi ko ahari, kuko byarahindutse. Turi mu gihe cy'umwuka. Ikimenyetso ubu mwaturutse iwanyu, ari uwahuye nawe ntabizi, ari uwamusizi we ntabizi, ari uwamukuko ni mu mwuka nyine, hari uwamubeshe ntabizi. Ubu turicaye aha nk'abamarayika, ari umaze kumwima ishimwe ntabizi, ntazi uwo yimye. Uko turi kubona inkuta, tukabona abashumba bari hano, tukabona abaririmbyi baririmba, ari n'umuririmbiye nawe ntabizi, byibereye biranenwa gusa n'umuntu uri mu mwuka, kuko bene uwo ari we kandi ashaka kwagira ute amuse. Baramubwira ati madamu unyimye n'agatasi, barega mujye mutunena mumenye ko n'umumenyi na wundi yabyara. Biro mwicaranye ngo naho hari kwima Imana, naho hari kwima Imana, ariko mwimurenganya niko abanyamubiri bamenya. Uko Yesu agenda musatira umwami adufashe. Niyo mpamvu hepfo havuga ngo mwe musenge n'ibyo mutazi. Kubera avuga ati ahubwo va mu nzira hariyo nigiriye. Icyo nshatse kuvuga ngiki, iki gihe tugezemo ntabwo utwo tuvuta ubonana twakorana n'iki gihe. Icyo kora uzabamo, ariko iki gihe kiragoranye, kirasaba amavuta ari hejuru. Ntabwo amavuta umugore asengana ari kumwe na
sheri we ntabwo ari yasengana yabuze umutwaro. Iyo ufite sheri usengana agatasi, yaba yavuye mu mubiri ugasengana ijerekani, kuko hari ababa bawutinyira umutwaro. Iyo uri umusore ariko hariho usengana ayo uhahisha uri umusore, ntabwo ariyo uhahisha washatse. Mbonye mwerekana abageni uriya akariro gake na feri rero rwose iryo wahahishaga yari indazi imwe na kacyayi kamwe byubushe wigeretseho indi nda ya kabiri, ubwo urazamura ibiciro. N'iki gihe tugezemo kirashaka abana bafite amavuta. Ntabwo amavuta wasenganye uri kurya ifiriti ariyo usenga nawe winjira mu rwobo rw'inda. Iyo urya ifiriti usenga nayo gukaraba no gushaka ifurusheti ukaburarangije, ariko mu rwobo rw'intare ushaka n'amavuta yo kuzifunga iminwa. Ayisengana ariko haleluya, ntabwo haleluya haleluya. Igihe ni ukuzamura urwego rw'amavuta. Ntabwo amavuta usengana uri gukoresha ari usengana bari kugukoresha. Iyo uri gukoresha ukora n'ibyo utapanze. Ntabwo amavuta yakoze bari ku nyanja ariyo akora bari kurya amazi. Ku nyanja ufite amavuta arahagarika inyanja. Imuhumure twenda kugera ku ijambo nabazaniye. Naho hino gato ba Miriyamu ntabwo ayo usengana ujya kwambuka inyanja, ariyo usengana wambutse inyanja. Iyo utarambuka inyanja uba ufite amavuta atuma uhagarara mu nyanja ikagira ite igahagarara. Iyo umaze kwambuka inyanja uba ushaka amavuta yo gucuranga ngo Miriyamu yarakuririmbye nanjye ndakuririmba. Aya mavuta rero nayo amaze kwambuka iki inyanja. Gabanya umuteto tugeze mu gihe kigoye. Reka nkwibwire. Haleluya. Hari utuvuta Petero yasenganye bavuga bati come the prayer Yesu sema amen, ati amen. Come the prayer Yesu sema haleluya, ati haleluya, ati je t'aime Jésus, je ndagukunda. Akomeza yitwa tuvuta ngo yitere mu rugo, injyana zirahinduka, ibyarire bye biba amafaranga. Batuzi Yesu ati ngwiki, bati Yesu uramuzi. Baratangiye ati mukubite gahoro babwire, bati woya uje umubona? Aravuga ati kuva mvutse sinari nabona Yesu. Yazize iki? Yafashe utuvuta baryana imitsima abari twajana aho baramuterera igipfunsi, asanga yihakanye Yesu atabikwanze. Utwo tuvuta wicaranye turahangana n'iki gihe uzamwihakana utabizi. Ariko icyo data yashatse gutegura itorero muravugira ngo amen. Washatse kubaha amavuta agendanye n'igihe abasha gukandagira ibihu ugezemo, bizamuka azamura, bitukura bitukuza, biba umweru na wasaga y'umweru, biba umukara w'akabayongo na washiramani, bagukubita zanagu kugeza ubwo uzagera i Kanani bitewe n'amavuta wagendanye urugero. Uko niko Imana yabwiye Mose.
bigukuye ibibazo imbere. Ndavuga intuyu yanyikundiye rero, buriya ni ukunyikundira. Ibibazo bya Munezero byashe, nanjye ubwanje ni ikibazo, naho mvuye ni ikibazo, n'ibyo njya ni ikibazo, nawe akagira. Umwami adufashe, ntahira ku bindi. Hari ibyo idakuraho ikaguha amavuta yo kubinyuraho. Hari ibyo idakuraho ikavuga ngo ambara imbara. Hari abarozi idakuraho ikaguha amavuta atuma uburya ntugire icyuho. Icyo data ari gupangira itorero si ugukura ibibazo mu nzira, ni ukubahindura imiriro ibikwegereye bigasha, ibigufeka bigafata ubusa, intare zasamye zikamenya ko ufite Imana, bacana umuriro ukanyuramo ntushe. Dore ibimenyetso bizagendana na bene abo, bazafata inzoka mu ntoki, bazavuga indimi nshya. Abantu bifuje ko data yazamura urwego rw'amavuta turimo rukanyura hejuru y'ibihe turimo, bavuge ngo amen. Ave muze ave. Ntabwo weho ngwino ntabwo umugabo uva mu rugo bagahindura ikora, bakavuga ngo ikora rimeze nabi, bakavuga ngo iyi karuvati, bakavuga ngo umutware wawe ufashe ka supayisi katukurebere akacyayi. Ntabwo uwo mugabo asengana amavuta nk'umuntu ufite umugore urara arebye i Burundi nawe akarara arebye i Bugesera, urakwita Njonogo na Gifoyi na Ruti na Sentobo. Ntabwo amavuta abana. Iyo washanze wazanye ubukari hejuru, uzana amavuta mudemina, yavuga ati dore ngo kirasa, uti ndirabura ariko ndi mwiza, yavuga ati ntigihaha, utareka ejo bizaba byuzuye, yavuga ati ni kagufiya, ni ukugira ngo madamu wacu ugaragare, yavuga ati uri umukara, uti nanze gutukura nkawe ni ukugira ngo ube mwiza, yavuga ati uzanye inyama nke, uti ni ukugira ngo utabyiba nshaka abantu barebare, yavuga ati yakurikiye ushaka amavuta mudomina. Ababwira ngo umugambi w'Imana ngo bishyire ngo Imana ifite umugambi, kandi ifite umugambi wo guhereza itorero amavuta ari hejuru y'ibihe bimeze, bizamuka uzamuka, bigukandagira ubikare, bisuha usuha, bigutera mu biti, bigufunga ubivu, bigufuma ubivu, bigukandagira ubikare, bigusekera ubisendera ubihakanye, kuko data yaranze igihombo, azi igihe bigezemo, bagikomeye, ashaka kubafite ibiti. Mana y'u Rwanda, aza n'ufite bibiri nta gihaha, nawe ukirata ngo ufite icyatanu, n'abanyakarindwi byaraye. Yesu yakivuzeho iki gihe, aravuga ngo mumenye ko mu minsi y'iki izajya irashobora umwana ufite amavuta. Uyu munsi ndirimbo ndavuga amavuta mbiri, mukeneye amavuta yemeye n'iki. Wenda wambaye agategeka ariko ufite amavuta, wenda wambaye agakoteka ariko ufite amavuta agabiriye. Uri mu bihe bibi, nzakana bakabosha amaboko ariko bafite amavuta, bakajana kwa Namani ari umufani akatemerewe gusenga ariko ifite arikabitsemo, bakakabwira ngo aje mu gikoni
umudamu atifuza kugira abwiye ngo n'ibi bibere kuko mwacumbikiye umukozi w'Imana ibikijije bose. Ntabwo uzize ibibazo, uzize amavuta ubigeranye. Urashaka kubikwa karamushorera iyo kageze baramwibisa bavayo baravuga bataka. Ntabwo ndavuga uwo ndavuga Mose yabaye Egiputa imyaka 30 atari yamumenye Egiputa. Kavuga ati nubwo duturanye njye n'Umwisirayeli ese tuhinduka ati simpindurwa n'ibi. Bagaterekera ati simpindurwa n'ibi. Ntabwo amavuta mwari mufite mugikizwa yewe mushumba inzoga ari 3 gusa, hari ugushera n'urwagwa na byeri. Ntabwo ariyo wakoresha iki gihe. Hari inzoga 900 izirabura, izera, isengesho, imyiza, imifatangwe, akarare, akagoma, agashumi, umumanurajipo, umuswi, umusununu, umwezi. Ntabwo tuvuta wari ufite icyo gihe, ariko wakoresha bw'izi nzoga ziri hanze n'utarwemo tuzaragurute usanga dukeneye amavuta adoni mututuremo ashobora kuvuga uti umukristo nzahora rimwe mu bintu byose Imana imaze kubona ibyo yagutangiye ntabwo amavuta ufite umugore agahora apfuka ari ugira agahora ari hejuru ku rutwe gusa. Ntabwo amavuta usenga n'umugabo atunze bane ari usenga kigusohokana ari ugira uhindura urwego rw'amavuta. Turi mu gihe kigoye yemwe basore, ntabwo amavuta urambagizanya umukobwa wawe hariyo wakoresha cyagiye muri 80 abaza ngo yarihanye yarakijijwe reka da ibyo ntibigikora niburansize uzigende hariho nari ni abasore bariho ariko ntacyo uvuze reka da n'abanyakarindi bareba ifaranga biramukenera gukora ibitangaza bikomeye. Yewe muntu uyoboye ntabwo amavuta bashumba mwari mufite cya gihe ubwira umurokore ngunama akuna reba hejuru akareba hejuru ika akabiriruka akabiriruka dutahe agataha mbona hinga ndaza kuguhingira igikapu kagutwara. Buno umukirisitu yabaye umuntu w'umusitari sitime akunyuraho n'igikapu akavuga ati va mu nzira muze ufite imodoka kunyuraho umuyoboye ntabwo henda atari ifuti. Ubwo rero birakenera amavuta atuma bavuza iwawe ukavuga mu ndimi nshya uvuge ngo basize kandi bayo uwo wamuyobora tuvuta two muri 50
utazi imisambanire kera ntiyabaga abibona ahubwo no kuri telefone aba yaraye arabyiga mu gaca. Ntabwo amavuta rero yo muri 40 urayazana ku mugeni uvuye kwiga ubusambanyi irandana, wabyize ku rubuga nkoranyambaga, uramuzanira akaba yakubwira ati fata kawe nanjye mfata kanje, ukaba uratangira ngo reya mama uyiyute uzigira yagusanga ivuta riri munsi cyane ntabwo urwego rw'amavuta cyangwa gute bamugutwarira muri hoteli Kiyovu urabona benshi, ariko Imana ifite umugambi mwiza mwayivugira ngo amen, mwayihereza icyubahiro ariko mwayikomera mu mashyi. Abo turi kumwe n'abavugira ngo amen. Amasengesho y'irindwi kuyakorera imbere urasabwa amavuta na data yapanze kuba tubaho, amaze kubona ko ibihe byabacanze yateguye ku kinama kugushyikiriza amavuta adakangwa n'ibihe ugezemo, kandi hahirwa abafite muri bo inzira z'igisiyoni. Iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura amasoko, bagahindurwa n'ibihe, bagahindurwa n'amajoro, bagahindurwa n'amasaha. Niko data yabiteguye, utarayafata azamwihuta. Ngo kwigisha Pawulo yaragiye ibi muvuga ngo badukomera amashyi, umukobwa uri hasi mu magana cyenda waravuga ati niba tukaramenya ko mfite dayimoni ngiye kumuja inyuma musingize. Urumva ubwo bwenge bwa dayimoni bo kuvuga ngo kugira ngo utabakubita ngo aje inyuma ari kuvuga ati aba ni abakozi b'Imana barimo baravuga iby'Imana, abo ku kinamba murabogeze mubahe icyubahiro, bafite indimi nyinshi barakorera Imana. Ariko Pawulo aravuga ngo sinkangwa n'imbyino zindi inyuma, njye ndi mu mwuka mbonye urimo dayimoni. Aravuga ngo ceceka, abantu baramubwira ngo ukubita n'umuntu uri kugusingiza. Aravuga ngo ibi muri ku munwa si byo biri mu mutima, urebeye inyuma ni uw'Imana, urebeye imbere afite dayimoni. Abakobwa agacabo bantu bo ku kinamba data amaze kubona akaga muri bo, abonye ibihe muhagazemo, abonye ibihe mugiyemo, abonye aho mutaha, abonye izirara zisha, yapanze amavuta, apanga imbaraga, arategura ngo abanjye ndabazi, ndabashyiraho ikimenyetso, nubwo baba batuye Sodomu bazahagurwa n'amavuta. Ivuga bikaba yategeka bigakorwa nuko yabiteguye. Aha mu Gateka narahateraniye, ndagenda ngeze iwacu ahera ku kabari ibisambo n'ibiri binyambuka, kandi nari nabwirije hihana 40. Aha amavuta mbageze birangurikira, byansabye andi mavuta kugira ngo mbive hagati. Nsanga rumwe rufite umuhunda ngo rumurekure, bisaba ko naba naranyuze mu bakorobate ngo nanjye uwo muhunda mufate, naho ubundi kandi gahembembye wagira ngo yararuva mu ntayo. Iyo ndakora so y'umurambararo ngo nsimbuke muri, urabyumva neza ngo mpanuke nkazana haleluya, umuhunda wari kumwe
dawidi yaraye afite ajyana agakombe k'amavuta akubita ubuhungu imyuka mibi irahunga agera mu gihe umudamu wo kwa Uriya arahemura agashaka agakoza mu mutwe utuvuta dawidi yarafite two adusuka hasi aramanuka ati ayirovi madamu ati we ati kuko isikunda amazi ibyango imana birahava ibyanzayikorera birahava ibyanzadudusha birahava ibyanzadedeza ibyaridi ibyirido ibyadudu biraceceka asanga yisanze muri ka adafite amavuta y'ibemina yumva saba amavuta menshi kababwira kandi si muri makuru kabagandi si muri Loti yararanye n'Imana afite amavuta akaba yirinze abakobwa ba rubanda ariko ataragira amavuta yo kwirinda be abantu bagara bashobora satani raza yinjira mube hari amavuta yo kwirinda abantu rubanda mutarabana umuzimu mubi n'uwo mwanyoko naho mwanyina wundi wawe ibiti naho uwo mwanyoko niba ukubitishije inkuba hashinzwe yayo abakobwa be bageze ruguru bati sheri bati tugiye kugutekera ka cyayi bafata amasununu bashyiramo urumogi bashyiramo urwabya bashyiramo imbetezi bashyiramo icufe bati muzehe ngwino ku meza basanga muzehe n'ubwo yararanye na marayika ntagira amavuta ahangana n'abazimu bari mu bakobwa be amaze kunywa no guhaga aricyo data yabapangiye abashumba n'itorero ni ukubaha amavuta ari hejuru y'igihe cyane gito arabizi kurusha ukuri niyo mpamvu tuzagera ku ijuru umwami yesu yapanze amavuta bitukura agapanze amavuta ari hejuru bakuvuma agapanze amavuta ari hejuru bakunegura agapanze amavuta ari hejuru bacukura urwobo agapanze amavuta ari gukura bamushyira mu rwobo rw'intare agapanze amavuta ari ifu bamushyira
mwanyemerera tugahamagara data tumuhamagare adusukire agendanye n'igihe yego bacuruzi muri hano ushaka amavuta kubera icyagihe umuntu ukora wamugaruraga menshi akayagarura ubu ni ukugenda wa mara 15 ati ndashimira Kristo unyaze uriya mupagani akaba yamuhaye ntabwo abakiyagabiye Imana ibafashirize cyane mu izina ryanjye wakunika umutwe iki ni igihe umuntu ahagarara akavuga ngo nk'uko imicaca icagagura ariko amavi ya runaka acagagura ugatangira ukagenda imitego nk'ugiye gutera koroneri kandi wagenda guhagaze uringaniye ugahindara ruziza umuntu utakwegereye ubwo rero nawe birasaba amavuta bifurije pantekote nziza bifurije amavuta agendanye bifurije amavuta ashoboye igihe tugeze igihe umushumba yegera hino ufate mikorofone duhamagara Imana ivuga bikaba yategeka bigakorwa yabantumyeho ngo irabatabaye irabarengeye ikoresheje amavuta igiye kubaha yakuntumyeho ngo mumenye ibanga ibiguhiga uzabikizwa n'amavuta igiye kuguha ibikwirukaho uzabikizwa n'amavuta igiye kuguha ibikurwanya ubikishijwe n'amavuta igiye kuguha abakonikoni ubakishijwe n'amavuta igiye kuguha ubukene urabikizwa n'amavuta igiye kuguha ingasi n'imyaka n'akarande urabikizwa n'amavuta igiye kuguha nkagusaba ngo wowe wari uri kure wigeze ukizwa ukagwa cyangwa se wowe utarayatega mu mazi menshi uhagarara aho uri duhamagara Imana iguha amavuta ari hejuru y'ibyakugushije niwe utazongera ugize icyo cyifuzo ahagarara ahari dusenga Imana inzu ikurimo zamuka uhaguruke maze wubahe Imana maze dusenga Imana urakoze Imana iguhereza umugisha Imana ikumpera umugisha ufite isoni ntahaguruke hahaguruka umuntu uvuga ati ngarutse mu rugo rwa data ampa amavuta ntiwazize kudasenga wazize kubura amavuta agendanye n'igihe ugezemo nicyo cyagukoresheje ibyo tambuka upfukame hano dusenga Imana ukeneye inkunga natambuke tumutwirira amasengesho ni abantu babiri gusa tugiye gusengera n'uwigeze akizwa akagwa n'utarabatizwa mu mazi menshi Imana ibemereye imbabazi urakoze nawe kuje Imana ikumpera umugisha ufite isoni nawe ngwino nagutumweho ngo impamvu Satani akugaraguza agati wabuze amavuta agendanye n'ibihe ugezemo none data araguhamagaye ngo wihane aguhe kuri ayo mavuta tambuka uze mwama dufashe kandi atugire neza bampera umushumba mikorofone aduhamagarira Imana ihereza aba bantu imbabazi unika umutwe wawe dusenga Imana tugiye gusenga Imana ntabwo usigaye aho ibihe bikugeze ntubizi uzi ko wasangaga utarisha uzi ko wibwe utarisha uzi ko wikinishije utarisha uzi ko wanyweye inzoga utarisha uzi ko warwanye utarisha uzi ko wahabwa utarisha bitewe n'ibihe data wa twese uri mu ijuru mushumba senga Mana data wa twese uri Imana yumva izina rya Yesu Kristo aha turi imbere y'amaso yawe muri kino gitondo aha ngaha turi turagushimiye ko waturarikiye dukeneye imbabazi ntabwo waturarikiye ubusa dukeneye Mwami Yesu Kristo dukeneye imbaraga dukeneye imbaraga ziruta ibihe tugezemo byatunesha kugoye biri hejuru intware dukeneye imbaraga zo hejuru intware zirakuye kugira ngo dushobore kunesha intware zirakuye araba ariko watekereje ikore gerisima akira abagaragu bawe bapfukamye imbere yawe akira umuja wawe uteye intambwe
imbaraga bafite aho umwanzi yarabahaga watekereje itorero waturebe uza aho tuvuye uza aho tugeze uza aho tugiye ni ingingo iterero ryose rihaguruke duhamagara Imana ibambere imbaraga abo bakurikira uriya bagira inama mukurikira uriya bagira inama unika umutwe wawe gatoya nagutumyeho ngo igihe kikurusha imbaraga ariko Imana ishaka kugutabaza andi mavuta mashya n'umutima mushya abizeye ko Imana yatabara itorero ikoresheje amavuta bavuge ngo amen bayihere icyubahiro iyo Mana yabo banayikomere mu mashyi kuko ari Imana imafya kema David Yesu data twese uri mu ijuru Yesu nakoze amen.